Elisa, nkaba ngiye kubagezaho amateka y'ibyabaye muri jenoside, cyane amateka y'ibyambayeho ngiye ku giti cyanjye. Nkaba naravukiye mu murenge wa Gihango mu karere ka Rutsiro. Amateka mbagezaho ni amateka y'ibyabaye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nagira ngo mbagezeho uko nabibonye ndetse nuko amateka yanjye asoza. Nitwa Muhawenimana Evariste, nkaba nkomoka mu murenge wa Gihango mu kagari ka Ruhingo mu karere ka Rutsiro. Igihe cya jenoside rero nari mfite imyaka 24, nkaba naravukiye mu cyahoze ari Serire Ruhingo, mu cyahoze ari Sagiteri Kibingo, mu cyahoze ari komine Mabanza. Rero ku byerekeranye n'amateka ya jenoside nabonye byinshi ndetse hari n'ibyo nagizemo uruhare. Mu gihe jenoside yatangiraga, ababyeyi banjye banyohereje aho nagombaga kwihisha. Ngezeyo namazeyo iminsi igera muri 5, kuko uwo mugabo bari banyoherejeho yari responsable w'umudugudu twari dutuyemo. Muri iyo minsi hari abahungu be nabo bagize uruhare muri jenoside. Ndabyibuka neza, hari umunsi umwe bigeze banjyana tujyana ahantu basenyaga, ndanahubuka ndetse icyo gihe ngwa hasi, bantegeka kujyana urugi rwari ruvuye kuri iyo nzu. Ndagenda njyayo, hashize iminsi 3 banyirukanye ngenda ndaragira nerekeza mu nzira igana ku karere ka Mabanza. Naragiye ngeze aho bita Munyamivo. Natangajwe no kubona hari abana bato kuri nge, kuko icyo gihe abo bana nabonye bari bafite munsi y'imyaka 5 cyangwa se imyaka 5. Barangije bahita bahamagara se ngo tubonye umututsi. Icyo gihe uwo mugabo yaraje ankubita kupa inshuro 3, ambaza ngo ese shahu nturi umututsi? Ndamuhakanira. Ni Imana nyine ubwo ngubwo, kuko nanjye ntago nahamya ko ubwenge bwanjye bwo bwabinkoresheje. Nagiye kuba mbona imbere yanjye haturutse umudamu agiye kutugeraho. Ndababwira rwose wa mubyeyi we, wowe iyo urebye ubona ndi umututsi? Umubyeyi yaravuze ati uyu mwana ntago ari umututsi. Ngize amahirwe barandeka. Naragiye ngeze hari aho bita ku giti kinini hafi y'akarere ya komine ya Mabanza. Nahabonye umugabo witwa Bigaruka, nkaba nari nsanzwe muzi, aza iwacu aho bitaga kuri Kodesi, ubu ni hari centre de santé ya Kibingo. Kuko nari nsanzwe muzi, kuko hari igihe Imana ikoresha umuntu ikintu atanatekerezaga. Mubonye mwegereye ndamubwira ko ndi kumushaka. Mubwiye ko mushaka, yegera ku ruhande. Ndababwira rero muzehe, abantu waruzi b'Ikibingo b'Abatutsi bapfuye barashira, none nagira ngo mfashe. Arambwira ati se shaho, kuruza abantu bose niyo bari kugufatana umuntu ko bari kukwicana nawe, uragira ngo mbigenze nte? Arambwira se subireyo? Arambwira ati oya, ntago wasubirayo kuko nubundi bakwica. Arambwira ati hari ikigo nyobora, reka ngende ndebe ko hari ahantu naguhisha. Naragiye njyayo, tujya mu kadepo kari gahari, nsangamo undi mututsi witwaga Ntoni. N'ubu ngubu yaguye kuri iki kirwa iki ngiki ndiho aka kanya, ari nacyo twaje gutangiraho aya makuru. Icyo gihe hashize iminsi tubamo aho ngaho, baza kubasaka inshuro 3 batatubona. Arangije arambwira ati rero, icyo gihe byari bigeze mu kwezi kwa 5, ubwo naciye mu ncamake. Muri uko kwezi arambwira ati rero wa mwana we, hari umugabo dukorana utuye Mufumbezi, reka dupange, kuko wenda wowe uri umwana ntibazakumenya, ugende ujye Mufumbezi, uzajya uhaba, nzajya amenya amakuru yawe. Tuzavuga yuko wowe uzajya uvuga yuko uri uwo aho hitwa Kumukura, harya munsi y'amashuri haruguru y'Akagezi.
ni nako nabigenjeje. Naragiye mba Imufumbezi mu muryango w'aho bita mu Bahuma ku musaza witwaga Habiyambere. Naragiye mbayo, umuhungu wa Ubigaruka yampaye kugira ngo mbeyo yitwaga Ruzahaza. Naragiye mba muri uwo muryango kuko n'ubu ngubu hari bamwe bo muri uwo muryango bahari. Naragiye mbayo, igihe gishize hari umugabo twari duturanye hano Ikibingo aza gutemberera kuko yari ari muri koperative yakoranagamo na Bigaruka, koperative bakoraga ubuhinzi hari Mukoko n'ibindi, kuko nawe yashinze kiriya kigo cya Kibingo n'ibindi bikorwa bihashingiye. Muri icyo gihe aravuga ati rero ngewe njya njyana abantu kubahungisha nkabajyana ku Ijwi, kuko kandi hari abandi bantu benshi bagiye baturuka ahangaha Ikibingo bakabahungisha. Arangije yadutangiye amafaranga kuko hari n'abandi bantu twari kumwe, kuko kuri iki kirwa iki ngiki mu Ruzi turiho twaje turi abantu 10 batuzana batubwira ko batujyanye ku Ijwi. Barangije batuzanye ari ninjoro. Ntomoka nkigera hepfo hano twaromotse, hari umugore w'uwitwa Nzigiye yarahetse umwana mu ngobyi y'uruhu, tumunyereraho kuko buriya iyo umuntu akenshi iyo umuntu yapfuye, icyo gihe nabwo nabibonye, sinari nikigera nkabona ibintu nk'ibyo, na nyuma yaho sinabibonye. Iyo umuntu yangiritse gutyo ahinduka nk'umuhondo. Twamunyereyeho ari ninjoro kuko twahageze ari ninjoro. Dore ahangaha niho twomotse. Abatwomoye batugeza hano batubwiye yuko tugenda aho ngaho hose ari iwacu, ariko sinigeze ntekereza kuri icyo kintu cyuko wenda bashobora kuduta aho ngaho. Twaromotse turaza turyama ahangaha. Aha niho twaryamaga, abandi twaryamaga ahangaha. Aha niho twabaga turyamye, bamwe abandi baryamye, kuko hari harimo abagabo, hari harimo n'abakobwa babiri, ndetse nyuma baje gusubirayo ngo bavuga yuko batugejeje ku Ijwi. Hari harimo abagabo b'abafundi babashakiyeho n'akazi. Bamaze kudusiga hano twahamaze iminsi 10. Ubu iki kirwa mu Ruzi turiho ahangaha nakimazeho iminsi 10 ntari narya. Nakimazeho iminsi 10 usibye utuntu tw'udupera tubisi twahekenyaga twarangiza tukanywaya amazi. Nibyo byatumye tumara iyo minsi 10. Namaze iminsi 10. Iyo minsi 10 irangiye twagiye twumva ubwato buraje. Twumvise ubwato buje, turavuga duti burya bantu koko nkuko batubwiraga yuko baje kuducumbikisha hano tugiye bazagaruka bakatujyana ku Ijwi, none ubanza baje koko. Mu kanya gato twagiye tubona abantu barazamutse. Tubabajije baratubwira bati badusize hano, batubwiye ko mu minota 40 bari buze kugaruka bakatujyana ku Ijwi, ngo abandi bantu bajyanye mbere babagejeje ku Ijwi. Turavuga duti rero natwe niko batubwiye, natwe batubwiye yuko bagiye kugenda kandi mu kanya gato bakagaruka bakatujyana. Twaricaye ahangaha nyuma y'iminsi 3 ndabyibuka, kuko ubwo byari maze kugera mu kwezi kwa gatandatu, kuko mwibuke ko nabanje kuba Imufumbezi naragiraga y'inka. Hari uwo mugabo yaragiye aranjyana, none nkitwa ko ndi umushumba we nkaragira inka ku musozi. Abantu ntibari banzi kuko icyo gihe banyitaga, bari barampimbye akazina ka Mirindi, nako kazina kamfashaga ntibitume banankurikirana cyane. Ariko iyo nama narayigiriwe na Bigaruka y'amazina, kuntu mpindura amazina n'inkomoko yanjye byose. Muri icyo gihe twaraje, bamaze kuza nabo bamaze kudushyira ahangaha, twamaze iminsi 3. Tumaze iminsi 3 hano, ndabyibuka sinshobora kubyibagirwa. Bazanye umugabo w'umupasiteri, bamuzana n'abana be 6 n'umugore we. Barabazanye, nibo bari muri iryo tsinda rya kabiri, kuko bamaze kuza iryo tsinda rya kabiri twabaye abantu 19. Ubwo kuvuga ngo bamwe n'umundi twakomeje kuryama hano. Ndabyibuka najyaga negama mu ibuye riri ahangaha. Icyo gihe baraje tumaze iminsi
itatu tumaze iminsi ibiri umwana utwo kurya bari bamuzaniye tuba turashize. Dushize ndabyibuka hari harimo utwana dutatu dutoya, ariko hari harimo tubiri duto cyane. Utwo twana dutangira kubaza amata. Twabaga twicaye hano ahangaha, utwana turi ahangaha. Yizuba ryabaga rimaze kuva, nibwo akabeho kabaga gatangiye kugabanuka, izuba ritangiye kuva, nibwo twabyukaga aho twabaga turyamye ahangaha. Twaragiye utwana dutangira gusaba amata. Twasaba amata, nyina akagenda akavoma hepfo ya ntumbi yari iri hepfo hariya. Abana babaha amazi batoya, ayo ntago ari amata. Umubyeyi aricara biramuyobera, akongera akamanuka akavomesha igisuperi, akakivomesha amazi hariya, akabahereza abana bakanga. Abura ikintu abaha, biramuyobera, akagaruka agasanga uwo mugabo w'umupasiteri ahangaha, uwo mugabo we n'abana be 6 bicaye ahangaha. Muri icyo gihe hashize undi munsi twagiye tubona kuko twajyaga tuzamuka hejuru ahangaha, kuko hari abandi bantu bari barahiciwe. Ni ukuvuga ngo hirya hari umugore ampakaniye n'umwana we, hejuru hari abandi bantu 3 ntabashije kumenya. Iki kirwa cyari kiriho abantu benshi bari barakiguyeho mbere. Twagiye tubona tuzamutse hejuru hano, tubona amato 3 aje kuri kino kirwa. Bamwe tugatekereza tukavuga tutari ko ntushobora gusanga baje kutujyana, kuko twari twarahawe gahunda yuko bazaza kudutwara. Abandi bataba abantu wasanga ari abaje kutwica. Tubijyaho impaka kuko bomotse muri uruhande rwo hirya ahangaha. Bagiye komoka, ubwo icyo twakoze, buri muntu wese yashatse aho yihisha. Genda byibuka nari ndi hirya ahangaha, hirya mu gikombe, naragiye nicara mu giti cyari kirimo hirya hariya kiryamye ku mazi, nicara aho ngaho. Abandi nabo buri muntu wese yaragiye areba aho yihisha. Bimaze kugenda gutyo, nagiye kubona mbona numva bari kujya batambukana abantu babavumbuye babazana hano, kuko ahangaha n'ubundi aha twaryamaga ni naho hantu bongeye n'ubundi kugaruka kutwicira. Ni ahangaha bongeye baratugarura. Navuye mu gihuru nari ndimo hepfo hano, kuko abantu bazaga kwica bari bakomotse n'ubundi muri kano kagari karimo iki kirwa, nanjye ariko nkomokamo. Ubwo hari aho nari nihishe, nabo muri ba bantu baho bari bagarutse kongera kwica kutwicira hano. Ndabyibuka nkimara kuvamo barambwiye ati ariko uziko kino cyana cyagizemo ni bene wabo, tugenda ujye hamwe n'abandi hirya hariya sha. Ndagenda kuko nta muntu bagiye babanza kwicira hirya hariya, barabanje babazana hano bose. Tumaze kugera ahangaha ndabyibuka babwiye abantu bose bari bahari, bari bamaze kuvumbura, barabazana babicaza ahangaha, aha kuri iri buye iri ngiri, aha niho begama. Barabwiye ati mwese nimwicara ahangaha. Barahicaye, bamaze kuhicara barababwira ngo buri muntu wese umwambaro wese yambaye awukuremo awumanike muri iki giti hano. Bayikuyemo, ari abo babyeyi ari abo bagabo, nari ndahangaha simbeshya. Wenda mugenzi wanjye umwe mu baje muri icyo gihe kuhakorera icyo gikorwa cyo kwica abantu araza kubasobanurira. Twaraje twomoka hirya hari aho bita ku Mukindo. Twaraje duturuka hari haruguru, mbo tugeze hano aho abantu twabarebaga bari kutureba turababura. Bamwe baca hirya, abandi duca turagota, tugenda dusaka mu bihuru abantu uwo tubonye tumuzana hano, uwo tubonye tumuzana hano. Bivuze ko hagati y'abantu 10 na 15 nibo twabaje kwicira ahangaha. Nubwo nyuma twaje kumva amakuru ko hari abandi bahaguye nyuma yuko tuhavuye, hari ibindi bitero nyine byahaje, ariko abo twishuye umunsi nenge mu bwirege bwanjye cyase mu buhamya natanze navuze ko ari hagati y'10 na 15. Icyo gihe
baraje batwicaza ahangaha, bamaze kutwicaza ahangaha umuntu baramufataga bakamuhagarika ahangaha bakamukubita icyo bitaga nta mpongano, umuntu akagwa. Hafi ya bose n'ubundi babavanaga aha babatsinda ahangaha, babavana aha babatsinda ahangaha. Muri icyo gihe baravuga barangije baravuga batari ku bundi bari bamaze kwicamo abantu, twari abantu 19 bari bamaze kwicamo abantu nka 7 cyangwa 10. Baravuga atari ku bundi ni igiki kirabwira bo ku musozi yuko twari twagiye ku rugamba. Avuga ati rero ni mureke tujyana akakana tukajyaneyo barebe nuko umututsi yarameze, kuko byari bigeze mu kwezi kwa gatandatu. Hari harimo n'abandi bakobwa babiri hibuka amazina. Abo bakobwa babiri nabo baravuga bati aba bakobwa n'uyo mwana mureke abari bo tujyana ku musozi. Abandi bari bahari barabica babarunda ahangaha, bamaze kubarunda ahangaha badushyira mu bwato. Twagiriye mu bwato hepfo hano ahangaha ndabyibuka. Hari umusore umwe musanga mu bwato, niwe warasigaye ku bwato, nari muzi ndabaza azari kuko yari yarabyaye mukuru wanjye muri batisima. Abaza azari umuntu yakora iki? Arambwira ati nta kintu yakora kuko abatutsi baratanzwe. Naracecetse. Turangije twagiye mu bwato hepfo ahangaha, tumaze kujya mu bwato tugenda twerekeza mu cyahoze ari Kibingo. Tugenda turirimba ko inyenzi nizishira tuzaba mu mahoro, kuko nanjye icyo gihe bambwiraga kubiririmba. Ngenda ndirimba gutyo niyo nzara, bumva inzara y'iminsi 13 ntari narya. Naragiye twomoka aho bita mu Karehe. Tugeze mu Karehe baratuzamuye batujyana ku mugabo umwe. Uwo mugabo n'ubundi wari watuvanye Rubengera, uwo bita Ruzagiriza, avuga yuko batujyanye kwijwe. Batugejeje tukimara kugerayo batwicaje muri saro. Maze kutwicaraza muri saro bazanye itara ry'ikirahure. Baravuga bati uyu mwana muramuzi? Kuko abantu baho niko kagari mvukamo, nubwo nari narahindanye ariko baramenye. Baravuga ati uyu mwana nuwo kwa Tadeo Gasisi. Uwo muramu wabo baravuga bati uyu mwana muramuzi nawe? Yitwaga Umurerwa. Yari umwana w'inkumi kuko yigaga segonderi. Kuko uwo mukobwa umwe numvise ko yigaga Ibumba, undi nawe sinzi aho yigaga segonderi. Baravuga bati aba bantu mugire vuba mugende mu bate mu Kivu. Baradufashe batumanura mu Karehe, badusubiza mu bwato, baratujyana batugejejemo hagati badutamo. Bamaze kudutamo kubw'Imana ntago navuga yuko ari njyewe ngize amahirwe mvamo ndarokoka, babakobwa bararohama. Natwe ubwo ryari itsinda bahise twiremamwo icyitwaga interahamwe za Serire, noneho baza natwe tukifatanya nabo. Ubwo natwe rero ibyo bitero bimaze kutwinjiramo, abari abasore nabo ngabo bari baturimo nabo, barimo uwo muhungu wayo, abahungu ba Yohana babiri, umwe ari umuserire, barimo uwitwa Bakimomote n'abandi benshi, barimo nabitwaga Banzagi Bwami. Umva bari abantu benshi nubwo ntari kwibuka amazina, ariko twari duturanye rwose mbazi neza. Nabo twahise twinjirana mu ibyo bitero byaza. Mu nyuma yaho ubwo twagendaga mu iyo misozi yose, niko twagenda tukubona abantu biwacu bagiye bahagwa. Uwo munsi haguye abantu benshi ku buryo no mu Kivo imirambo yari myinshi. Cyahoze ari yose yacu barishwe. Ntekereza ndibuka urabona gisanze uwitwa wo twitaga Rushangi, umuhungu wa Haje Abakiga. Hari uwo twitaga Eliyezeri n'umuhungu we ndamwibagiwe muri Hangana, n'abandi benshi twagiye tubona muri amasambu hose muri uwo mudugudu wacu barishwe. Icyo gihe rero noneho n'ibitero bya ruguru byahise bimanuka, bamwe bamanukira ku rusengero rw'Abadive aho bita ku Imana, abandi bamanukira mu Kanoza, buburukana muri Kamugorozi. Icyo gihe twebwe nta bubasha twari dufite bwo kubinjiramo, natwe twari turi iwacu hejuru ku muhanda tubarebera. Umva uwo musozi bawiciyeho abantu, gusa nkatwe twafite amasambu twagiye tubabona nyuma turi kuhagenda. Twarakomeje gutyo, turakomeza gutyo, igihe kiragera bisa naho bitwekereye, nta bantu bakiboneka ku musozi.
nta bantu bakiboneka. Ariko uko byatwekeraga hari hagiyeho komite ishinzwe umutungo, noneho itari mu buyobozi bwite bwa leta bwari buriho. Ya komite niyo yagendaga ifata bya bintu by'abatutsi, bakagenda bavuga bati we kanaka wisha abantu urafata, we kanaka urafata, we kanaka urafata. Ndibuka nanjye bigeze bama urutoki rwari munsi yo kuri kodesi, insina zari zihari, ndetse no munsi yo kwa buri gihe bagerageza kumpa insina zari udutsina bampaho udutsina. Icyo gihe bahise bavuga bati Inyamunini hari inyenzi. Baravugana ubwo ni bene Yohana, kuko bari barabibwiwe n'uwitwa Mosi, ni musaza wa mama bwite. Noneho kubera ko bari bafitanye ubumwe, bari amacuti yabo kwa Yohana, niwe wari warababwiye yuko Inyamunini hariyo abatutsi. Ariko icyo gihe ntabwo ari abatutsi, izina abatutsi ntiryakoraga, ahubwo hakoraga izina inyenzi. Bahise bapanga uburyo bagomba kujyayo. Bamaze kubipanga, bareba uburyo bari bubone ubwato bwagiraga Ruzagiriza na sogokuru. Ariko bwa sogokuru ubwo ntabwo bagomba kububona. Baravuga bati noneho ikigeretse kuri icyo, wowe nka mwishywa wabo urajya kuduhesha ingashyi n'ubwato, kuko iyi saha none Ruzagiriza ntaho hari, tuzi ko yagiye Rubengera. Bamfashe gutyo. Twaraje tugeze mu Karehe, nasanze abana bari mu rugo babonye icyo gitero, nabo barihinda binjira mu nzu. Bamaze kwinjira mu nzu, yari afite abana bato nubwo bari bakuru, ariko bari abana batoya. Barihinda ninjira mu nzu, maze kwinjira mu nzu mfata mw'ingashyi zari zirimo, turamanuka tujya mu bwato turaza. Tugeze hano ku ikiriro, mpura na mukuru wabo bambe n'undi wari umbereye marume witwa Ruhigana. Paul ubwo nawe byabaye ngombwa ko agaruka, nkaho yakajyayo inkiri, tugarukana tuzana hano aho twari tuje kwica abantu. Noneho twaraje tugeze hano mu Muhengeri, twari turi muri bote, abandi bari mu bwato bw'inkora, na Paul yari ari mu kandi kato k'inkora. Tugeze hano mu Muhengeri baravuga bati bari abantu turabagota gute, niba tubona bariruka. Havuyemo bamwe bahita bafata amasume barayishyira mu mutwe, kuko icyo gihe wenda nta bitenge twari dufite byo kuba ibyo, iyo tuza kwipangira igasozi tuba twarabishatse nabyo. Ariko bafashe amasume, kuko nka kwa kundi umuntu yabyukaga, nabwo bari bazi ko tuje igicamunsi. Aya masume yari ayo kwifashisha mu gihe cyo kuba n'imbeho mu kivo, abantu duturi ikivo twavuga tubizi ko mu kivo haba imbeho. Bahise bafata amasume bayashyira mu mutwe, kugira ngo abari hano nibatubona babone ko hari abandi bantu bagize gute bahungishijwe. Mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, mu bari baraje kuri iki kirwa kuhicira abantu, harimo abireze bakemera icyaha, barimo Muhawenimana Evariste. Tubanye neza mu matsinda yo mu mudugudu, mu itorero, ndetse no mu buzima busanzwe. Ashobora kungira inama cyangwa nanjye nkayimugira, nta kibazo tugifitanye. Kubera iki? Kubera ko leta yatwigishije, twaza kumva ko mu by'ukuri ibyo bintu natwe ubwacu twebwe ari twe bantu ba mbere babifitemo inyungu ku bana n'abanyarwanda muri rusange. Ubu tubanye amahoro, nta bibazo bindi tugifitanye. N'uwaba azakora igihano cy'akakirangiza, azaza tubana amahoro, nta kibazo gifitanye nabo. Ubwo buzima bwose twagiye ducamo, twaciye mu buzima bubi, ariko igihe kiza kugera Imana iratwubaka, ndetse na leta iza kutwubaka idufasha mu buryo butandukanye, ndetse natwe ubwacu tugerageza kwiyubaka. Ubwo nageraga iwacu mu kagari kacu, cyase mu cyahoze ari se gitera ikibingo, iwacu aho ntuye naho navukiye, byabaye ngombwa ko mpinjirana ubwoba. Iba nawe ngeze mu batutsi nahemukiye, nubwo bo bari baramaze kumbabarira ubwo bampaga ibihano, byamaze ko boneka ko bambabariye, ariko njye nari mfite umutima ufite ubwoba, nari mfite ubwoba sinjya kubabeshya. Ku buryo aho bakoreraga inama narahageraga, hari ku muhanda nahagera nkajya gukebereza, ngaca inyuma ya kodesi ku musozi uhari, nkazenguruka kugira ngo mbone uko nongera kugera iwacu. Icyo ni ikintu cyagaragazaga ko nari mfite ubwoba. Byabayeho hashize nk'ukwezi, numva ngatekereza ese mpunge ngende mvina, ese ndahunga nje hehe. Imitima iba myinshi, maze kuba myinshi, cyakora hazamo umutima namumbwira ngo genda umusabe imbabazi. Nubwo n'abandi nari narabahemukiye, ariko niwe narebaga nkabona ari ikibazo kuri njyewe, nkabona ngende no kumutera n'ikibazo.
nagerageje kumutumaho uwari umbereye papa muri batisimu ari na muramo we. Ni umugabo ukuze, umugabo witonda, ugerageza kuhuza abantu nako. Yaragiye abimubwiye agarukamo ubutumwa ati yambwiye ngo bawihanganye uretse. Ko n'ubundi urumva ko ubwoba bwakomeje kuba bwa bundi, ariko igihe kigeze arazana none wa umugabo natumye arambwira ati yambwiye ngo noneho uzamusanga uzajyeyo. Nagiyeyo njya ari ku isabato nsanga adahari, hari mu gicamunsi nko mu masaha 9 saa 10. Ubwo nasangaga umudamu we nibwo bwa mbere yarambonye, nubwo yarasanzwe mbona muri iyo minsi nari mageze, ariko urumva ko amateka yanjye yari yarayumvise, nawe naramubonye ngira ubwoba, ariko ngerageza gusuhuza, baranyikiriza, baranyakira. Imvura yahise inagwa twinjira mu nzu, bazanye ibyo kurya kubera ubwo nari mfite nanirwa kubirya. Bashyize ibisorori ku meza, ubwo bari kwiyarurira, njye nananiwe gufata isahane n'ikiyiko ngo njye kwiyarurira. Yarahagurutse araza nshyira ku isahane, arambwira ngo nimbimara nihe ibindi, ariko nariye bya bindi nabyo kugira ngo mbimare byambereye intambara. Bidatinze Elisa yahise azana n'umugabo witwa Desire, bagerageza kuganira ku bya jenoside ho gatoya. Hari bigaragara ko bari babiganiragaho kugira ngo hari bantenyure ko njye niho naboneye amahirwe yo gutinyuka. Babiganiraho nk'iminota igera kuri 20, nanjye nicaye gutyo mbumvira. Birangije Desire arasezera, nanjye ndasigara. Maze gusigana ariko nanjye nashaka kugenda, ariko ndagira ngo ngende mbuze icyansanye. Nubwo natinyuka nkabivuga nuko nabonaga ntacyo bari kuntwara bandeba neza, ariko nari mfite ubwoba. Nagejeje kumubwira numva rero Elisa ibyabaye nta nubwo nirwa mbisubiramo, ndabizi ibyo nakoze n'ibyo wakorewe turabizi, ariko ikinzanye aha no kugusaba imbabazi kugira ngo mbohoke kuko nta mahoro mfite. Nuko yarambwiye atumva ndimo ndubatse ndi kwishakira ndi mu iterambere ry'urugo rwanjye, nawe ugenda upfundikanye urebe uburyo wabaho, nta kibazo. Burya imbabazi naziguhaye igihe wakatirwaga nkakira igihano baguhaye. Guhera ku iyo saha si ukubabeshya, nuko hari nta n'inka nari mfite, nta n'icupa rya fanta nari mfite. Nubwo ari umugabo yari afite umutungo, ariko niyo ngira icupa rya fanta mba nararimuhaye, ariko ntaryo nari mfite. Nahavuye numva nezerewe, ndetse abantu bamwe barangaye bati kubona ugenda utatubwiye ngo tuguherekeze ujya nibura tugushakira n'ikazi ya fanta. Yari afite na moto yakoreshaga akazi yari afite, naba ngiye Kongo niri cyambwiraga yuko icyamaraga ubwoba, akambwira ati uzamutsira Rwanda, azamutsa akanshyira kuri moto akanjyana. Mugabo tubana neza, ndetse n'ubu afite ahantu yatisha, nambusabye umurima arawumpa n'umuhinga umurima yampaye, nta kibazo dufitanye, turasuhuzanya, sinanyuriwe ntamushuhuje, sinyanyiri wanje atanshuhuje. Nguko uko byangendekeye ngaya amateka yacu. Imana ibahe umugisha. Twese turi Abanyarwanda, nimuze ducane urumuri rutazazima iteka mu Rwagasabo.